Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, ni iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, ni nayo nkunga ikomeye twebwe tugusaba, no gukora subscribe kuri Kigali YouTube, hanyuma ugahita ureba hirya gatoya hahita haza akazogera nako gagakandaho, kugira ngo buri nkuru yose izajya ijya kuri YouTube channel yacu uzajye uyibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 nibwo kuri YAGO TV show haheruka kujyaho ikiganiro, nibwo hagiyeho ikiganiro cya nyuma. Ubu none hashize iminsi 5 YAGO atangaje ko YAGO TV show ibaye ihagaze kugeza igihe kitazwi. Hanyuma hari hatangajwe ko umuntu watanze report kuri YouTube yashinjaga YAGO TV show ko ibiganiro byinshi bishyirwa kuri YouTube yabo biba biri kumutuka cyangwa se kumwibasira. Ubu ngubu noneho batanze indi raporo itandukanye n'iyo ngiyo, bongeyemo n'ibindi bintu byinshi. Ese bimeze bite? Ese updates noneho zimeze gute? Ese YAGO TV show icyizere kiracyahari ko izagaruka vuba? Niyo nkuru nkuzaniye uyu munsi, niyo makuru agezweho, niyo ngiye kuguhereza uyu munsi. Ni Nyarwaya Inosa cyangwa se YAGO, nyiri YAGO TV show wayatangaje. Hanyuma amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Icyo usabwa no kujya kuri Instagram ukandikamo Ikwishimwe 13, nabwo ukaba watangira kunkurikirana, naho nzajya ngenda maguhera amakuru agiye atandukanye. Reka nizere kumeze neza, ndetse uyu mwaka utangiye neza cyane, nizera ko uzana kugendekera neza cyane, ngewe nibyo nkwifurije. Hanyuma nabikubwiye hashize iminsi 5 itangazo YAGO arishyize hanze. Ngira ngo abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga bararibonye itangazo. Yaranditse ngo hari kuri Instagram ndetse no kuri Twitter, yaranditse ngo ubushize byarabaye ndaceceka, ariko aho bigeze reka mumenye ukuri. Kuva uyu munsi kugeza igihe ntazi, YAGO TV show ibaye ivuyeho kubera umuntu urimo kutwifuriza kudakomeza kano kazi mu nyungu ze bwite, kugeza na n'ubu tutaramenya. Abakunzi bacu mwihangane, wabikoze Imana imuha umugisha. Museta yandika ngo Imana iyo ntikora nk'abantu, kandi ukuri kuzatsinda ikinyoma uko byamera kose. Wowe urimo gukora ibi, nta kindi nakwifuriza uretse guhinduka ukareka umutima mubi ndetse n'ishyari. Bakunzi ba YAGO TV show mukomeze kwihangana. Iri tangazo rijya hanze ryatanzweho ibitekerezo 2278. Abantu bose bihanganisha YAGO, ihangane muvandimwe, bose ari byo bari kumubwira pole sana, ndetse bari no kuvumira ku gahera umuntu uri kugenda kuri YAGO. Ni updates ndi kugenda mbaha kuri YAGO TV show, kuntu ibintu bigiye bimeze, gusa ntago byoroshye habe na gatoya, ahubwo aho kugira ngo byorohe, uwo muntu wamushinjije kumutuka ari kugenda yongeraho amandi maraporo ayehereza YouTube, kugeza noneho naho yabashinjije ibintu bitabaho habe na gatoya. Hanyuma nyuma yo gushyira iyo post hanze, YAGO yese yongera ashyira indi post hanze nyuma y'iyo ngiyo, arandika ngo mbonye comments zanyu ariko mwabyitiranyije, ngewe sinshobora gucika intege nibizigera binambaho. Gusa umuntu urimo gukora ibi yavuze ko mu biganiro byacu hafi ya byose twamututse, bituma baduhagarika kugira icyo dukora. Ndisegura kubatumirwa twakoranye ibiganiro uyu munsi. Icyo gihe nyine YAGO nyuma yo gushyira iyo post hanze avuga ko YAGO TV show ihagaze kugeza igihe kitazwi kubera umuntu uri kubagendaho, yahise ashyira hanze iyi post maze kugusomera haruguru munsi, arandika ngo umuntu waturipotinze ndetse akaba ari nawe wabikoze ejo bundi, avuga ko turimo kumutuka, ariko ibyo byose ni ikinyoma, no gushaka kudukubita hasi, ariko ntabyo azageraho kandi Imana ntabwo izabyemera. Abatumirwa bacu b'uyu munsi mwihangana, ibiganiro byanyu bizajyaho nitwemererwa gukora. Iyi post imaze nayo iminsi 5 yashyize hanze nyuma yo gushyira hanze iyo post ivuga ko YAGO TV show ihagaze kugeza igihe kitazwi. Uwo muntu yabashinjaga kumutuka mu biganiro hafi ya byose bakora kuri YAGO TV show. Abantu bakurikirana YAGO TV show buri munsi, ntabwo nzi niba mwari mwumva YAGO ari gutukana cyangwa mwari mwumva YAGO ari gukora ibintu bibi. Ni chaîne ya YouTube yafashaga abantu benshi bagiye batandukanye, ntabwo twakwirengagiza ibintu YAGO yakoreye Fireman mu gihe cyo kuburana kwe, ntabwo twakwibagirwa ibintu yakoreye Isa New Boy, ntabwo twakwibagirwa ibintu yakoreye
yakamwana, ntabwo twakwibagirwa ibintu yakoreye abantu bagiye batandukanye, yabaye hafi cyane y'umuryango wa Kimenyi Eve mu bihe byari bikomeye, abantu bari kubavugaho amagambo agiye atandukanye. Ni Yago nyine ufite wa mutima usanzwe, ntabwo tuzi yagatukana. Hanyuma rero nyuma y'ibyo ngibyo byose Yago nyine ntabwo Yago TV show ntabwo yigeze yongera gushyiraho ibiganiro kugeza igihe kitazwi, irahagaze. Noneho uyu munsi rero hiyongereyeho indi raporo. Ni post imaze iminota mike hanze Yago. Yayipostinze kuri Twitter ndetse no kuri Instagram nk'uko asanzwe abikora. Noneho iyo post yashyize hanze iteye ubwoba ku rwego rwo hejuru, ku buryo uwo muntu uri kumuripotinga amufitiye ijinyori ndetse n'umuhari wa danje, ku buryo ewana nta nubwo ashaka ko Yago TV show izigera yongera gukora. Kuko nka raporo ari gutanga kuri YouTube, nka report ari gutanga kuri YouTube nizibaho. Man, ibintu byishya ariko ko nk'ubu byavuye hehe? Abanyamakuru ntihasiba kuvugwa amashyari ari hagati yabo. Ntabwo tuzi neza niba ari umunyamakuru, ariko ntihasiba kuvugwa amashyari ari hagati y'abanyamakuru ndetse n'aba YouTuber. Umuntu uri gukora ibi ngibi yanga Yago ku rwego rutabaho. No kuri mw'abantu mwe, umuntu uri kuripotinga Yago aramwanga, nta kintu cyiza na kimwe amwifuriza, kugeza aho noneho yatanze raporo itabaho, ku buryo nyine nta na YouTube channel yapfa gukora ibyo bintu. Yago mu minota mike yishize aranditse ngo, arabipostinze kuri Twitter ndetse no kuri Instagram. Yago yanditse ngo ni you update. Bakunzi ba Yago TV show, ubu noneho turimo kuregwa amashusho y'urukoza soni. Umuntu urimo kubikora ni yanyuzwe nuko yavuze ko twamutuse mu biganiro hafi ya byose, noneho yongeyemo ko ducuruza n'amashusho yuzuyemo pornography gusa. Ahita akomeza ati, nzakomeza kubagezaho uko byifashe. Munyumvire namwe mw'abantu mwe. Munyumvire reports uyu muntu ari gutanga kuri Yago TV show. Uyu muntu yanga Yago, uyu muntu nta byishimo ashakira abanyarwanda, uyu muntu nta mutima agira, uyu muntu nta bumuntu agira, yewe uyu muntu ni abanyarwanda nibamumenya ntabwo azabakira. Kugeza aho atanga report kuri YouTube, akaripotinga Yago ko kuri YouTube ya Yago TV show hibereyemo pornography gusa. Namwe munyumvire n'ukuri, uyu muntu nta mutima agira, uyu muntu nta bumuntu agira, uyu muntu nta cyiza yifuriza abanyarwanda. Yago TV show turabizi ibyo yaramaze kugeza ku banyarwanda, abantu yafashaga. Uyu muntu abantu benshi ntabwo bamwifuriza umugisha. Ibyo ngibyo nibyo Yago yashyize hanze mu kanya gato gashize, mu minota mike yishize nibyo Yago yatangaje. Namwe munyumvire, pornography mu biganiro bya Yago TV show ngo noneho ngo nibyo byibereyemo gusa. Uyu muntu yanga abanyarwanda, uyu muntu yanga Yago, ariko noneho ku rwego rutabaho. Iri ni ishyari ridasanzwe. Kuripotinga YouTube channel ishishaho ibiganiro bisanzwe, ukayiripotinga ko haba huzuyemo ibintu bya pornography gusa. Inyogo ye, Briane, Gihozo ndetse n'abastari bagiye batandukanye banyura kuri Yago TV show, none ngo prono gusa. Ngayo nguko niko kesi ya Yago iteye. Basenga musenge, abasengera Yago mu musengere, turebe ko yagaruka gusa. Birakomeye, ntabwo byoroshye mw'abantu mwe. Yago ari guhura n'ibigeragezo bidasanzwe, kugeza aho umuntu amuripotinga ibintu bya pornography kuri YouTube. Ntabwo bazi ikinyarwanda, niyo mpamvu binagoye. Ntabwo nyine biborohera kumenya ibyo umuntu ari kuripotinga. YouTube ntabwo bazi ikinyarwanda. YouTube ntabwo iri buze kujya gucekinga kuri YouTube channel ya Yago TV show ngo imenye ibyo bari kuvuga niba ari ukuri koko. Biragoye cyane. Yago bari kumusenya ku buryo bishobora kuzarangira Yago TV show ihagaze burundu. Ndagushimiye cyane aho wadukurikiranye kuva dutangiye kugeza tugeze aha ngaha. Gusa ntabwo byoroshye kuri Yago. Abantu musenga mukomeze mu musengere. Ndagushimiye cyane, komeza kubana n'Imana, ariko aho dukurikirana nizere ko nta mashyari ugira ndetse n'inzangano zimeze gutyo.
nitwaye kwishimwe Emmanuel, ikomeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe.